bihe by'abacakara kugeza mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19 abazungu bari bafite abacakara babo bashyize mu bikorwa ikiswe slave breeding, aho bahatiraga abo bacakara babo kororoka ku ngufu bagwire babe benshi n'akazi bakoraga gashyirwe hejuru kuko bari bakeneye umubare munini cyane wabo kandi nta n'ahandi bashoboraga kubavana. Bari bafite ahubwo n'ibigo binini cyane bitaga breeding farms, akaba ariho byakorerwaga. Bashakaga abacakara b'abagabo banini barebare bafite imbaraga nyinshi, akaba ari bo bahindurwa nk'ibimasa, bagashaka n'abandi bacakara benshi b'abakobwa n'abagore bakabahuriza aho ngaho, bagategekwa noneho gukora imibonano mpuzabitsina ku ngufu kugeza batwese bakaguma aho ngaho bakahabyarira abana benshi cyane bazahindurwa n'aba bacakara nibamara gukura. Aho hasigaraga abandi bo kubarera kugeza nabo bakuze bakoherezwa mu kazi. Muri ibyo byose rero nibwo haje kubaho inkuru y'umucakara umwe wamenyekanye cyane kurusha abandi muri ibi bikorwa, Bwana Pata Seka, umugabo wirabura. Bo bari baratoranije bamushyira ku ruhande, ntibongera kumurekura, agumishwa aho ngaho muri kimwe muri ibyo bigo, ategekwa kujya bari hoteli ndabagore benshi kugeza byarangiye nabo abana 200 bose. Ibyo byose byari biturutse ahanini ku kuba guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'1808 ibikorwa byo gutonda abacakara birabura bavanwa ku mugabane wa Afrika byari byarahagaritswe, kandi byari rwagati mu gihe nanone imirima migari y'ipamba, ibisheke n'umuceri bari babikendeyemo ku bwinshi, kuko iyo mirima nayo yakomezaga kwaguka cyane na business igenda neza kuri abo bazungu. Uretse no guhagarika ibyo bikorwa byo kubambutsa inyanja ya Atlantika bagezwa muri Amerika, ahubwo no muri ako kazi k'injyana muntu hari n'ijanisha rinini cyane ry'abacakara bakomezaga gupfa imburagihe, imibare yabo ikomeza kugabanuka cyane. Nuko hatangijwe rero ibyo bikorwa byo kongera cyane umubare wabo, ku buryo bahisemo kujya bahagarikira abo bacakara bagakoreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato, bakabimenya neza niba koko bateranye inda bakororoka cyane bakaba benshi. Ibyo byabayemo amabi menshi cyane, kuko rimwe abasore bategekwaga gutera inda bashiki babo cyangwa ba nyina, cyangwa n'abagabo nabo bagategekwa kubyarana n'abakobwa babo. Ibyo abazungu bari basebuja ntacyo byari bibabwiye. Icyari gifite agaciro mu maso yabo ni ukubona buri gihe abagore benshi b'abacakara batwite igihe cyose, hari abana bavuka n'abakura ku bwinshi, ku buryo imibare yabo yiyongera nta kindi. Nk'uko bigenda mu kubangurira amatungo no gushaka cyangwa se gutera imfizi nziza, niko aba bazungu nabo bagenje abacakara babo n'ubundi bataburaga gufata nk'inyamaswa cyangwa se amatungo yabo bwite, ariko bashinzwe n'akazi kose bari bakeneye ko gakorwa. Ibyo byatumye bamera nk'abumvikanye ko mu kongera cyane noneho imibare y'abacakara babo bagomba kwita ku bagabo, akaba ari bo batoranywa, kuko ngo ari bo bagira uruhare mu kuragaba bakomokaho ibijyana n'imiterere y'umubiri, ubwenge n'imbaraga byakenerwa ku bisekuru bishya by'abacakara bari bakeneye. Icyo gihe bahitagamo noneho abagabo barebare cyane b'ibigango n'imbaraga bagashyirwa ku ruhande, bo ntibagira kandi kazi k'ingufu bongera gukoreshwa, bakitabwaho bakagaburirwa neza. Akazi kabo kakaba ko gutera inda abandi bagore benshi cyane bashoboka b'abacakara kugira ngo babyare abandi bana benshi cyane, ku buryo imibare abazungu bari bakeneye y'abacakara igerwaho kandi bagakomeza kwiyongera bwangu. Uretse ibyo, hari ubwo nanone abagabo bagombaga guhindurwa nk'imfizi zibangurira andi matungo, nanone batoranywaga habanje kurebwa nanone neza imiterere y'amasura yabo n'ibara ry'uruhu, nko kuba barabagariye bigemanye hagati y'abazungu n'abirabura, cyangwa nanone ari abirabura ariko benzobe cyane ku ruhu, kuko ngo abacakara b'uruhu nk'urwo ngurwo nabo barahendaga cyane ku isoko, kubera ko abazungu bakundaga kubagura bagambiriye kubakoresha imirimo yo mu rugo nko kubarerera abana ndetse no kubarindira ingo. Ibyo byose rero ni ibintu babanzaga kwitaho cyane mu guhitamo abacakara bategekwaga kubyarana n'abagore b'abacakarakazi abana benshi bashoboka. Nuko byakozwe, ariko nyine haza kuvamo umwe, umugabo Pata Seka. We yagize inkuru yihariye cyane muri aba bose. Ni muri breeding farm y'imwe muri Amerika y'Epfo, cyangwa se ikigo byitwa ko cyororerwagamo abo bacakara, kuko hakorerwaga iyo mirimo yo kubahurizamo mu mibonano mpuzabitsina y'agahato, bakabikora ku itegeko kugeza bateranye inda bakahabyarira. Aho rero niho Bwana Roque Jose Florencio, wari umugabo wirabura muremure cyane w'ibigango byinshi ndetse n'imikaya ikomeye haba mu maboko n'amaguru, ku buryo abazungu bamwitaga imashini cyangwa ikimasa, bagiye bamuhererekanya hirya no hino nyuma yo guhuza abagore benshi b'abacakarakazi, akajyanwayo mu kazi noneho ko kubatera inda gusa, ku buryo yarera byamamariyemo cyane mu bazungu bari bafite abacakara. Bamuhimbaga Pata Seka, ni mu Kiespanyol bivugiye ijanja rikakaye. Ubwo nibo bari bazi neza icyo bavugaga mu kumuhimba batyo. Gusa nyine yari muremure cyane, afite 2.18 m. Uretse n'abandi bacakara birabura no mu bazungu babarizwaga mu gice cyose cya Sao Carlos mu nkengero za Sao Paulo muri Brazil, ntabwo byari byoroshye kuhabona undi mugabo ureshya nawe. Hanyuma yari afite n'igituza kigari n'amaboko maremare akomeye nyabyo, ariko kandi akagira n'amaguru maremare y'imiheto ananutse. Mu nkuru ubwo ngubwo zari zarakwirakwijwe muri ibyo bice, byemezwaga ko abagabo bateye uko nguko cyane cyane n'amaguru y'imiheto ngo babaga kenshi bashobora kubyara abahungu kurusha abakobwa.
mu bihe bakoraga ibi bikorwa bya slaves breeding, abacakara bahatirwaga kororoka cyane ngo babe benshi byihuse. Nta kabuza bwana Pataseka Janja Rikaka yuko bamuhimbaga nta kuntu rero atari kuba umukandida wibanze muri ako kazi ko gutera inda abagore benshi cyane, kuko nabwo ari abacakara nanone benshi b'abagabo bari bakenewe mu kazi gasaba ibibaraga byinshi. Bari bamwizeyeho rero kubabyara nawe ku bwinshi ari abahungu. Ku rundi ruhande kandi Pataseka yari yarabayeho ubuzima bwiza mu buryo yabyigiriyemo amahirwe gutyo gusa, kuko n'ubundi mbere yuko ibyo bitangira gukorwa ngo ahabwe akazi ko gutera inda abagore, n'ubundi nta kazi kagahata kari ko kose yigeze akora. Yanabaga mu rugo ahubwo rwa sebuja Francisco de Cana Bueno wamwikundiraga cyane. Yari yaramuhaye n'ifarashi ze bwite yagendagaho, yaramushinze akazi ahubwo ko kumutwarira ubutumwa n'udupfunyika tw'ibyo yohererezaga abandi mu bice bitandukanye. Yamukoreraga akazi nk'akiposta cyangwa se intumwa bwite, n'abandi bazongo muri ibyo bice baramwubahaga bamuzi. We nta bibazo byihariye yari yarahuye nabyo mu buzima bwe nk'ibyashyizwe kuri bene wabo bandi b'abacakara. Yari house nigga, umucakara wo mu rugo, mu gihe abandi babaga mu bigo nk'inkambi z'akazi n'agahato. Bene abo bacakara nanone bari babi cyane mu maso y'abagenzi babo, babafataga nk'abagambanyi n'abagome cyane, ku buryo mu bihe byo kugumuka kw'abacakara iyo bacakirwaga gato abandi babigirizagaho nkana no kurusha abazungu, ahubwo babaga ari basebuja. Nyamara byari ukubarenganya kuko n'ubundi atari bo babihitagamo, ni basebuja babavanaga mu bandi bakabashinga akazi ko mu rugo. Byari biteye nko kuba waba uri mu byago noneho buri wese utabirimo na ukamuhindura umwanzi, ugomba kuryozwa impamvu nawe atabarizwa mu byago bimwe nawe. Pataseka mu nshingano ze nshya zidasanzwe zo gutera abacakara akazi benshi nda, hari abambwiye ko batavuga abacakara akazi ahari ngo nabaja. Ibyo ari byo byose ariko nanone byarangiye kugeza n'uwo byo haba ari abatuye muri icyo gice cya Sao Carlos basanga 30% bose bamukomokaho. Niwe mukurambere rusange bahuriyeho, kuko abana benshi bamukomotseho n'abandi babyaye hafi bose n'ubundi barahagomye baba abaturage baho na nyuma yo gucika ku bucakara. Bivuga ko bose hamwe ubu ngubu nibura ari abantu 76,345 bamukomokaho bakiriho mu baturage 254,484 bahatuye. Kwibaza ngo n'abagore bangahe rero yategetswe kuryamana nabo muri ubwo buryo cyangwa se inshuro ubwo ngubwo yagombaga kubikora, byo byanagorana cyane ko byamenyekana mu mibare ifatika. Ikizwi mu buryo budashidikanywaho nuko we muri ubwo buryo yagiye yiyandikira neza amazina n'amatariki y'abana bose yabyariye aho ngaho, kandi no mu bitabo bya sebuja akaba ari uko nguko byari byanditse, n'abana 200. Abana be bose uko ari 200 nta numwe Pataseka ubwe yamenye irengero rye, kuko ku myaka mike gusa bakibasha kuba bagira ibyo baterura nabo bahitaga boherezwa ahandi mu bice bitandukanye mu mirimo y'agahato, abandi bagashorwa ku isoko bakagurishwa. Ibyababayeho byose n'iherezo ryabo ntabyo yamenye, gusa hari bamwe muri bo baje kwihuza nyuma cyane baramenyana, hanyuma hakurikiranwa amateka y'abandi mu bitabo byari bya sebuja, bituma hakorwa n'iryo barura ryagejeje mu gushimangira ko n'ubu ngubu 30% by'abatuye muri icyo gice bose bamukomokaho. Ubucakara muri Brazil bwahagaritswe mu 1888. Pataseka we mu guhinduka umuturage wigenga noneho sebuja n'ubundi yahise amuha ubutaka araturashaka umugore we Palmira, babyarana abana 9 nabo ntabwo ari bake. Ubwo bose hamwe rero n'abana 209 bose hamwe yasize abyaye ubwe. Mu buzima butangaje bwa bwana Pataseka, uretse kuba umukurambere udasanzwe w'abantu mu nkora atahisemo ubwe muri ubwo buryo, ndetse no kuba yari muremure cyane 2.18 nk'uko twabigarutseho mbere, nabwo kandi ubuzima bwe bwabaye burebure cyane. Yapfuye ku itariki 13 mu kwezi kwa gatandatu mu 1958 afite imyaka 130 yose. Utanibwira ko wenda ibye byari byakera cyane mu binyejana byinshi byashize, ni inkuru ifitiwe gihamya mu buhamya bwa benshi bakiriho n'ubu ngubu bibaniye nawe. Naho ku munsi yapfiriyeho ni Brazil hafi yose nk'igihugu yahagurutse abirabura benshi cyane n'abandi bavanze mu by'inkomoko hashingiwe ku mabara y'uruhu. Ibihombe byinshi bagiye kumusezeraho bwa nyuma mu gahinda gakomeye, hafi buri wese yumva ko hari icyo agomba kuba apfana nawe byanze bikunze. Aho ni mu ntara ya Santa Edoxia, n'ubu bahashinze ikibumbano kinini cyane mu isura ye nk'urwibutso rutagomba kwibagirana bibaho mu mateka y'ubucakara bwarambye aho ngaho muri Brazil. Nyuma y'icibwa ry'ubucakara, ikindi nuko Pataseka nanone yatangiye kwihengera ibisheke bya rapidura akora ubucuruzi buciriritse. Ntabwo yabaye umuherwe mu buryo bwihariye, ariko kandi yatangije n'ingendo zo guhiga hose bamwe mu bana be, ariko nanone byose biza kumunanira mu mikoro make yari afite, kandi n'inzego z'ubutegetsi zamwemye inyandiko z'ingenzi zagombaga kumugeza kuri bamwe muri bo. Birangira muri abo bana be 200 bose nta numwe abonanye nawe, ararekera agumana n'umugore we Palmira n'abana 9 babyaranye, yita kuri abo n'umuryango we.
bataseka ubwe kuko ari we wamamaye cyane muri ibyo bikorwa bya kinyamaswa byiswe slave breeding cyangwa korora abacakara hafi nk'uko bigenda ku matungo bategekwa kororoka cyangwa kubyara cyane kandi byihuse mu buryo bugenzurwa cyane na basebuja babibategekaga ku ngufu ubwe n'ishusho ihagarariye igice kimwe cyose cy'amateka y'ubucakara muri Amerika. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika. Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building etage ya 2 mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788442127 cyangwa nanone kuri 0788442063. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts.